havuyemo umuntu mwemba bakoze icyo gikorwa musabwa kumumenya irengera nawe ugomba kubira kuyu uhahira urubyaro wimahira njyewe hahira urubyaro wabyaye kuko umugabo buriya agiye kugaruka yahindutse undi muntu ntabwo agaruka atakwizeza ibitangaza agaruka kwereka ko aje kugufasha kurera wa wundi mufitanye. Kanongere mbaye ikaze abakurikiye GT Empire, mbaye ikaze mwese. Tumaze iminsi tudakora ibiganiro ariko twagarutse muri bya biganiro byacu tuganira ku muryango muri rusange, tukaganira kuri society n'ibibazo bigenda bivugwa, tukigira hamwe ibyo twakosora, amasomo twakuramo ndetse n'ibikwiye gukorwa kugira ngo dukomeze kugira imibanire myiza hagati mu muryango. Uyu munsi rero mfite abamama babiri imbere ya kamera, ngira ngo babanze batwibwire ubundi mbone gutangira ngira topic mbabazo gatoya. Kaduhere kuri ibumoso bwanjye. Nitwa Ingabire Jeanne cyangwa mami biterwa n'uko ushaka. Ingabire Jeanne wenda cyo katari no bwa mbere abantu bamaze kumenya kuri GT Empire. Hanyuma nanjye nitwa Uwasere Onire. Rero abo bombi bagiye kudufasha kuganira cyane ko twebwe ibiganiro byacu nabwo ngo nta kindi bigamije ni ukubaka, kurebera hamwe igikwiye gukorwa no kureba igikwiye kubaka society cyanyabyo, cyangwa se n'amasomo tuba dukwiye gukura mu biri kugenda bivugwa pana kubyumva gusa bigenda ku mbuga nkoranyambaga inkuru zigenda zivugwa. Rero uyu munsi ndaza kugaruka ku nkuru imaze iminsi iri kuvugwa. Twebwe rero hano ntabwo dusesengura izo nkuru cyangwa ngo tuzinjiremo indani, ahubwo twebwe turabifata tukareba ese koko n'iki byakatwigishije n'iki byakadusigiye, cyane ko tuba dufite n'abantu bakuru wenda bashobora kuba bafite na experience muri ibyo bintu, hanyuma tukareba isomo tukigira hamwe muri make icyo dukwiye gusigarana. Ni inkuru rero ya Dayinanone, ndakeka mwarayumvisheho. Ni inkuru ya Dayinanone ariko nkuko yababwiye nyine twebwe ntabwo tujya kubisesengura ngo twinjiremo, ahubwo ikintu nshaka ni ukuvuga ngo ni ukubabaza ngo ubundi mubyakira mute, mubibona mute. Sinzi gato nabanza wenda hari n'abatarayibonye cyangwa se n'abatarasobanukiye ibyo ari byo, nabanza nkabaciramo make. Murabizi ko hari Dayinanone afite umugore babyaranye abana babiri abahungu, uwitwa Maureen, umwana wa mbere afite imyaka 11 ndetse nyuma baje no kubyarana wa kabiri ubu uri kugeza imyaka hafi muri 5. Ariko kuva mu 2016 ubwo uwo mwana yavukaga Dayinanone ntiyemeranaga n'umugore we, ariko nyuma aza kumwemera kuko yabanje no gufungwaho, ariko nyuma afunguwe yemera umwana wa mbere n'ubwo wa kabiri atamwemera. Rero ni inkuru yagiye ikururana cyane. Nawe ariko aragoyemo. Aragoyemo. Uvuga ngo ariko arakantu ushaka wenda tugarukaho mbere y'uko ndatubyinjiramo. Uyu mwana aba bantu babanye mu nzira. Bigeze kubanaho mbere y'uko bamufunga. Babyarana wa mbere. Baramuhakana. Icyo gihe ntiyamwemeraga ariko yafunguwe amwemera ndetse asigaye no gutanga indezo. Uvuga ngo barabanye bamaze kubana birangira bizambye umwana atari kumwemera. Ntabwo yamwemeye, ariho havuye intonganya bigeraho umugore amufungishije. Umugore amufungishije? Yego, kubera ko atamwemera kandi barabana. Mbere amutera ntabwo babanaga, nyuma umugore aza kumusanga aho yabaga barabana. Noneho amaze kubyara Dayinanone akemeza ko umwana atari uwe, aribwo byagiye mu butabera ariko ntibanaburana bamufunga, we yemera ko agomba kujya atanga indezo ariko batabana. Ubwo Dayinanone arafungurwa, nyuma birakomeza, ariko nyuma umugore akajya akomeza guclaiminga ko atabona indezo nk'uko Dayinanone yari yarabyemeye icyo gihe bamufungura. Nyuma rero ntidushobora kumenya umugore we tutanabyivangamo, yaje kumutera inda ya kabiri, nubwo Dayinanone kugeza n'ubu ngubu yemera ko umwana wa mbere ari wowe. Nayo arayihakana. Iya kabiri ntabwo yemera. Ikibazo urumva
urumva uyu muntu reka dusuhuze abadukurikiye kuko ntabwo turi bwinjire mu buzima bwite, turi kuvuga mu buzima wenda turavuga mu buzima busanzwe. natwe nicyo tuba tugamije nk'uko nabivuze, ntabwo tugamije wenda kwinjira mu buzima bw'umuntu bwite ibyo turimo, ahubwo ariko ni iki turabikuramo. ni indwara. Urumva umwana wa mbere yaramuhakanye, sibyo? Bisaba ko afunga ikindi cyo cyumva umwemera ari uko afunguye. yamwemeye ko ari uko afunzwe, yafunzwe arafungurwa yemera gutanga indezo, sibyo? Ibonda ninjiye cyane mutandera oya ntabwo nibyo kuko ariko noneho n'uwa kabiri nawe ntari kumwemera. Rero si n'umutari ikibazo gisanzwe, ariko wenda tutararengaho ntararangiza n'iyo nkuru, ariko hari icyo numva tutarengaho tutavuze. ubundi koko atari ubwa mbere tubibonye wenda no mu isi y'imyidagaduro nuko udashaka kumeshoninga abantu. hari abagiye babana nyuma tugasanga umwana asuwe, hashize imyaka runaka bajya gupimisha DNA bagasanga asuwe. ubundi koko rero hari ikosa yari afite kuba atemera umwana kuko ntabwo barapimisha ngo amenye ko umwana ari uwe, kandi umva ko agifungurwa ntabwo bongeye kubana. urumva wenda bahuraga ari ukumusura gutyo bya bindi by'Ikigali kugira ngo abyemere yemere gutanga indezo. uwa mbere we urumva habaye kuba byageze no mu butabera, ashobora kuba nubwo amakuru twumvise nta batigeze bavuga ko yagiye gukoresha wenda DNA test, ariko ashobora kuba ari ukundi kuntu byagenze kugira ngo yemeze ko uwo mwana ari uwe. uwa kabiri undi kumuhakana hari ikosa ririmo, harimo ikosa rero kuko batari bari bakibana icya mbere. urumva ni kese igarutse bwa kabiri n'ubundi kubana kandi ku bantu bamwe, sibyo? ni habeho icyabaye ajya kwemera uwa mbere kugira ngo bibe kiriya. wenda se ko tutaharenze simvuze ngo bamufunge, oya. ubundi igihugu turimo cyatanze ububasha n'ubushobozi n'uburenganzira bw'uko umwana ashobora gupimwa. ntekereza ko niba mvuze neza uko bimeze bazatubwiye wenda muri komenti. hariho ubushobozi bwo kuba abantu bashobora gupima umwana akiri mu nda, urabizi nabyo? umwana akiri mu nda bagapima DNA, yego ndumva basha bakamenya se. noneho rero umwana wanavutse byo nta mpamvu yo kwirirwa bamuteragana, rega ni ikibazo gikomeye. uwo mwana yo gukomeza gusafaringa icyo turakigeraho, ariko numva ikintu cyiza cyoroshye nanjye ntarenganya dana none wenda namwe murame ibitekerezo byanyu. amwemeye agasanga kubera ko iyo wemeye umwana wajya bagiye kumubyara bamukwandikaho, ariko witinda kuri ibyo bintu. amwemeye agasanga bigira birebire, umwana ntariho, ariho ise ntariho, ariko ashobora kuba atari uriya nyina ntariho se, nyina wariho kuko niyo muterana amagambo giye n'umugabo twabyaranye cyangwa wowe n'umugore mwabyaranye. fata inzira mujye gupimisha umwana bive mu nzira birangire. umwana byatuma akurana n'igikomere, wikomeza kubabaza uyu mwana wavutse, umwana akagira igikomere akavuga papa aranyanze, mama waramwemera kuko yamubyaye. urajya hariya mutongana muvana benshi mushwana. ubushobozi bwo gupima abana burahari, niba ntabwo afite navuga abantu bamufashe. icyo turakirenze biroroshye cyane. rero nyuma nk'ubwo nawe nyine badiranye umwana akari ko n'ubu batabana ari ugusurana. ariko iki nacyo nkakibaza, ubundi bigenda gute kugira ngo umuntu umwe arabyaranye umwana wa mbere, urumva no kumwemera inzira byaciyemo, hanyuma mugira mubyarane uwa kabiri, uwo mugore wundi we nta kosa aba afite? ko mbibona nta kosa, kuko umugabo buriya agiye kugaruka yahindutse undi muntu. ntabwo agaruka atakwizeza ibitangaza, agaruka kwereka ko aje kugufasha kurera wa wundi mufitanye. noneho nawe nk'umubyeyi ukagira impuhwe ukavuga uti wa muntu yahindutse, birashoboka. nta kosa numva rero mama we yaba afite ngewe. bikajya bivuga mu buryo bubiri butandukanye. mpereye ku cya mbere kivuga ngo gutwita, inzira yo gutwita n'inzira yo kubyara n'inzira yo kurera. ngo njye mpereye kure, mpereye hirya hose. first of all, abantu bajya kubyarana cyangwa se gukora igikorwa gishobora gutuma babyara, sibyo? ubwo reka ngaruka ku rubyiruko runkurikire, cyangwa se n'abamaze kuba abamama, kuko nabyo bibaho, n'abasore n'abagabo. ugasanga ibyo bintu biracyaboneka hano hanze muri sosiyete, kandi nta muntu bitabaho. nyamuneka ibi rero bavuga ngo nuhagaze agire gute, yirinde atagwa. ikintu bita gukora igikorwa gihuza abantu, umugabo n'umugore cyangwa umusore n'umukobwa, hakaba havamo umuntu, havukamo umwana, cyangwa havamo indwara, cyangwa havamo ibindi bintu byinshi bitandukanye. ni ibintu bidasaba isaha,
bikorwa, ni ibintu bidasaba iminota 30, ni ibintu bikorwa mu gahe gato cyane gashoboka. Uri kubyumva? Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ibintu bishobora gukorwa n'abantu bakundana bya nyabyo, cyangwa bigakorwa n'abantu bahuriye ahantu pafu bagakora ibidakorwa bakavuga nnyo, cyangwa se bikaba ari ibintu bitari byanateganijwe, cyangwa se bigakorana n'abantu bari kubeshyanya. Voilà. Icyo ni ikindi. Ntiturengaho. Aho rero nkiri aho ngaho nta kibazo ako kantu kanote. Ndemera nkandi. Iyo havuyemo ingaruka mbi cyangwa inziza, reka mbere ku ndwara. Iyo havuyemo indwara uwayanduye arabyimenyera, siko bigenda? Yego. Arabyimenyera. Arabyimenyera, iyo ni gahunda ye no kujya kwivuza n'abazafata imiti igihe kirekire. Rero ngo ndimo ndavuga kandi hari abo ndi kubwira. Twese twibwira. Sibyo? Niba havuyemo indwara, wowe nyiri kurwara urabyimenyera, nyiri kugutera indwara nawe arabyimenyera, siko bigenda yemwe. Ariko niba havuyemo umuntu, uyu muntu mugomba kumumenya mwembi. Umuntu n'indwara ni ibintu bitandukanye. Niba havuyemo umuntu mwembi bakoze icyo gikorwa, musabwa kumumenya, mukamwirengera, ko uyu muntu aba yaje atabibasabye. Izi ngaruka z'ibyo mwakoze mwembi rero tutarenza aho rero mukundanye, biba ari impanuka mwagize, nduzi ko hari ababyita ngo ni impanuka nubwo ntabyemera, sibyo? Bibe ari urukundo mwari mufite rwa nyarwo, ugashingeho bitari impanuka, bitari impanuka ariko kuko uko byagenda kose si impanuka. Ntabwo nembe arabivuga ni mpamvu turakomeza bivuze ngo arabavuga ngo ni impanuka, ariko jewe bitige sinemeranya nabo ko ari impanuka, sibyo? Aho rero uyu muntu wavuyemo mwe mubikunze mutabikunze, mubishaka mutabishaka, igikorwa mwakirangije. Niba uyu muntu yabonetsemo akavuka, mugomba kumwirengera. Reka mpera ataravuka, akiri mu nda y'umutwite, umwe muri mwe mwakoze igikorwa, mwembi muba mugomba kumwirengera. Hari umutwite we deja asanzwe amwirengereye, ariko uwateye iyo nda, uwakoze icyo gikorwa n'uwo mutwite nawe agomba kubyirengera, kuko umwana uri mu nda ya nyina ashobora kugiramo ibibazo akiri mu nda, akinjira mu nda ya nyina. Reka ngaruke kuri ka kandi, niba nyina agize ibibazo umwana akavamo, kwa muganga ninde wishyura? Atangaka nako bazakigeho batubwire, kuko ni ikibazo keretse afite umutima w'urukundo. Nyine ni ikibazo, kuko niba leta ihagurukira kuvuga ngo umwana watewe inda b'umwangavu akiri muto itateganyije, ku myaka mike bakagufunga, sibyo? Bakoze viol, amategeko akabyita viol, nuko aba reconnaissant ko hari umuntu wagiye mu wundi kandi mu buryo butemewe. Wenda ariko reka ngaruka ku kijyanye n'amarangamutima y'umwana na nyina mu nda, reka duhere naho. Ariko iyo tugiye muri science bavuga ko umwana agomba kubungwabungwa akiri mu nda ya nyina, sibyo? Ntandi nk'urugero rujya kubona ukuntu umwana yavutse agira imishiha, agira ibiki byose byazambiye mu buryo nyina yari amerewe atwite uwo mwana. Iyo situation nyina yabayemo ikora ku mwana utwitwe muri yo. Uyu mwana rero mutangira kumubungabunga akiri mu nda ya nyina, yamara kuvuka nabwo mugatangira kumuteragirana, birakora ku burere n'ubuzima bw'uyu mwana, mu buzima yavutsemo n'ejo he mu gukura kwe hazaza. Ibikomere rero nibyo biduteza ibibazo, ugasanga umuntu yabaye uwo bita umumekonta, ikihebe kitikoraho. Kubera iki? Uko mwamufasha amaze kugera ku isi, uko mwamufashe mukimara kumutwita, uko mwamufashe muri kumwonsa, uko mwamufashe muri kumukuza. Hari abana benshi cyane babaye u Rwanda rw'ejo hano hanze ku muhanda bitewe no guteragiranwa, se na nyina ntabwo bumvikana, pe induru intambara. Umwana amera gutyo muzamurenganya, azavamo iki? Hari ikintu aho ngaho mpita nibaza, akantu bashaka kumbaza bigasimbuka, ako nigiye kugasasira neza kugira ngo kaze kumvikana, kandi kiza no kuri platform tuganiriraho n'abantu bemerewe gutanga ibitekerezo byabo. Nibyo nari ngiye kukubaza. Mvuze nti akabazo kandi nabona kibagiwe, ariko
ngiye guhera no ku magambo ari muri Bibiliya hanyuma nsasira ikibazo cyanjye neza. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Kandi bari mu bushakashatsi buhora bukorwa bugaragaza ko n'impamvu buriya abahungu bahora bari stand by no gukora imibonano mpuzabitsina. Sibyo? Ari ukubera ko n'ingaruka ziba zizavamo akenshi buri natire ko umukobwa wari uzabyirengera, bikaba bituma mu gikorwa cyo guhuza imibonano abahungu impamvu bahora bo nta kibazo bamufatira hose nuko akenshi nta ngaruka nyinshi bazamugeraho. Ariko umukobwa kubera ko biri muri natire ko abazatwita azabona ibintu nazabyara azarera bituma ataba nyine bishyuhiyemo cyane akaba ari ibintu ajya atekerezaho. Icyo kikanjyana kuri iki kintu, iyo umuntu akoze ikosa totari kaba agomba kwirengera ingaruka z'icyo kintu yakoze. Icyo ni igisanzwe mu buzima busanzwe n'ikitari icyo. Urugero, iyo umuntu akoze ikosa yibye agomba kujya nimba ari itegeko rivuga imyaka 2 agomba gufunga. Niba umukobwa cyangwa se uburengeje n'ibyo akora ko ari umukobwa yari umumama akora ibyo kosa bwa mbere, ukambwira ko bwa kabiri yabikoze kubera ko umugabo yaje yamwigizeho mwiza, kandi koko tuzi ko nyine ikintu ikosa umuntu yakoze agomba kuryirengera. Kuki amakosa yose tugomba kuyashyira ku mugabo tukirengagiza uwo wagiye kwemera kongera gukora icyo cyaha azi ingaruka zizavamo, kandi nawe agomba kwenjoyinga ingaruka z'ikintu yakoze. Ikibazo ubajije ntabwo sinzi wowe urashyumva nyine uravuga ko bafashe amakosa y'ivuka ry'abo bana yose bakayashyira ku mugabo. Kandi igihabwo numva uruhare runini rufite umugore, kubera impamvu sinzi nabaje kubivuga sinzi nimba utabyumvishe. Umugore cyambere cyo abazi ingaruka zizavamo, hanyuma umugabo ntabwo abazi ingaruka. None se umugabo hari ikibazo ubungubu afite? Nagenda kubaza ababizi umugabo we ntabwo bazi ariko nuko wenda muri Afrika n'ubushakashatsi butaratera imbere iyo cyose tugomba kukirebaho. Umugore niwe ukwiye gufata initiative bati uyu mwana koko navuka kuko niba uzamutwita rega ntabwo ngiye nzatwita mugabo nge ntabwo ntwita niwe uzi nguzarara uwo mwana amezi 9. Uretse gato wavuze muri Bibiliya, reka tuhasubire. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ubwo wavuze Bibiliya reka twinjire nta kibazo. Uribuka umugore bazaniye Yesu, umugore cyangwa umukobwa samuhawe baje kuvuga ngo nibamutera amabuye bamwice. Yego. Yesu yakoze yaravuze ngo utarakora cyane namuteye. Byagenze yaravuze Yesu we yarafite icyo avuze gikomeye. Yashatse kubwira abantu ko nta muntu aba baje kumutera amabuye hashobora kuba harimo n'abamusambanije cyangwa bamaze kubyamana nawe inshuro nyinshi cyangwa niyo yabarimo cyangwa bamuterese. Ubwo byumva bivuga iki rero? Bivuze ngo Yesu icyo yashaka kubwira abantu yarababwiye ngo kuki mwebwe muri gushaka izi ngaruka zo kwicwa zirengera uyu mugore gusa kandi atiryamanye. Murakoze. Umugore ntabwo yisambanije rero. Noneho niba icyo yavuze ngo nizantoki ntunga umuntu rumwe enye zose ziri kugaruka hano. Ariko noneho Yesu aravuga ngo mwese abasambanye muzano tubatera amabuye. Icyo nshobora kuduhinda ingingo. Ubu ngiye kukubaza akabazo gatoya ubwo uransubiza nushaka gusobanurira, sibyo? Kwihana cyangwa kwakira Yesu umwami n'umukiza iyo wari usanzwe mu byaha bikuraho ingaruka? Ntabwo bikuraho ingaruka. Minzi nubwo wababarirwa nubwo ubwo yarabwiye ingaruka ishobora kuvaho. Mbonye impamvu kuvaho ariko hari n'izitavaho. Uratuvuye kano kantu nimbura mugore yarabwiwe ngo utarakora cyane namutera ibuye yarasanzwe ari maraya kuba Yesu yaramubabariye kuriya kuko byarangiye anamuhababariye. Nimba yarakuyemo sida iyo sida yavuyeho Yesu yababariye umuntu aramubabarira ashobora kuyigukiza cyane ntayimukiza. Aka kanya kiragiye twe na reka byagenze ariko jewe dufite ubuhamya bw'abantu bakize HIV. Reka dufata aka kanya icyo nituri bugihaka. Reka dufata aka kanya niba giye naragiye mu byaha urugero hagiramo ingaruka nyuma nkaza kwihana izo ngaruka zivaho. Nakubwiye ngo hari zivaho hari n'izitavaho. Rero izo zitavaho reka nguhe nk'urugero. Yesu abari ibyo ariko nakora ingaruka. Reka nguhe urugero. Hari ingaruka zivaho hari n'izitavaho.
izo zitavaho rero ingaruka yavuyeho kuri Zakayo urayizi? oya ntabwo yari ingaruka y'ibigaragara kuba yarabwiwe ngo nyine iyo uvuze nk'ingaruka ubu uvuze muri rusange. Nani nkagusubiza muri rusange nkagusubiza ngo hari ese kutavuga hari izivaho n'izitavaho. njye ubwo numiwe. Okay, none se niba reka tuvure uburaya nshobora gukora imibonano sibyo nkarwara hepatite nkakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima n'ubugingo bwanjye. iyo hepatite itivaho nayivuze gakira ushobora kuyivuza igakira igakira bivuyeho ari sida. nakubwiye ngo hari abantu bakize sida. ibyo bana nta buhamya bwabyo mbifiteho nta na proof ihari cyane ko ntabwo tugiye kubyamamaza sibyo uretse katari na wirinze n'ingaruka zizaza urumva nta nubwo tubujije abantu bafata imiti gukomeza kuyifata oya azajya umbeshyera sibyo ariko umwe mu bantu 1000 Imana ishobora kumugirira ubuntu random muri 999 ariko bakomeza gahunda y'ubuzima. icyo nashaka kumvikanisha ni uko ukoze icyaha kuba wakivuyemo nta ingaruka bibikuraho n'ubundi ingaruka ugomba kuhura nazo. ingaruka zazende wahuye nazo birashoboka ariko hari icyo uba wirinze. wabivuze muri rusange reka mbisubiremo sibyo ikintu wavuze muri rusange jye wemera bakigusubiza muri rusange. wavuze ngo umuntu wakoze ibyaha akakira Kristo umwami n'umukiza akababarirwa ingaruka z'ibyaha yakoze zivaho. nakubwiye nanjye muri rusange ndagusubiza ngo hari zivaho hari n'izitavaho. izo zitavaho rero ubukwe kuzakira kuko waragikoze nawe rero nicyo ari gukumvikana. niyo mpamvu rero warumbwiye ngo ngora mugore waje bakamutunga intoki baravuga ngo ntiyirengere ibyaha yakoze ariko niba agomba kukirengera nimba we waremeye icyo nari mvuze kubyara utabaze neza. icyo navuze ni iki ngiki navuze ngo wavuze ngo wazanye Bibiliya ndavuga ngo uzanye reka tuyinjiremo sibyo ndakubwira ngo Kristo cyangwa Yesu umunsi uriya mugore twa tukiri kuri iyi topiki yo kubyara no gukora ibyaha bamwe bakabyitirirwa abandi ntibabyitirirwa ntabwo babikorana none se nanjye nakubajije ngo muri abo bagabo bari bahagaze aho bari bazanye uyu mugore bari bamufashe yisambanyije bamufasha ari gusambana siko birivuga hanyuma kuba bamusambanyije ninde wari kuri spotlight yo guseba si we wenyine nyine nicyo Yesu yanzereye icyo nicyo Yesu rero nubwo n'abandi bagiye hakuri umutebuye ntabwo basebye nk'abandi bamusambanyije abandi bari bibereye mu gikari. oya barasebye kubera ko niba Yesu avuze ngo iyo badasaba bari kuhaguma bakavuga bati bakamutera n'ibuye twebwe nta kibazo bakayamutera bakanamwica kuko yari gahunda yo kwicwa yari amategeko yagombye kuba yarapfuye bakayamutera. Yesu areba Yesu nta muntu yabujije kumutera ibuye yaravuze ngo utarakora icyaha tora ibuye bwa mbere. icyo twigitindaho kukimuhakana ko umukobwa nimba akoze ibyo bintu atabibaze cyangwa atatekereje atanarije ingaruka zizavamo agomba kwenjoyinga izo ngaruka zazo z'ibintu yakoze. ni nguko n'umuhungu uretse umuhungu yafashe viyori twavugaga kare ntabwo nyuma yisobanurwa ngo nsabye imbabazi agomba kwenjoyinga imyaka 25 iteganywa n'itegeko. nakubwiye n'umukobwa wakoze ikosa akajya gusambana kuko ntabwo bari barasezeranye tubyita gusambana reka twumvikane akabyara umwana bidateganyije agomba kwenjoyinga kuko yakoze icyaha n'ubundi arazirengera ariko reka nkubaze rero mwizirikira ku ruhande rumwe nta muntu twazirikiye kuri muri kuzirikira ku mugabo ko ufite amakosa rero habayo kese ubu nukurikira ikiganiro twakoze twize tuvuga ko umugabo yakoze n'umugabo bose baba bafite amakosa 30 ariko nari ry'umugore kubera ko 50 ntabwo ari 50 ibintu none se kubera iki ikibazo abakobwa bahura nabo cyo nuko babihakana umuhungu akakwihakana ukabyirengera buriya hari ikintu kiza no mu buzima busanzwe tureka n'ibyo ngibyo bya Bibiliya barakubwira ngo ikosa ntirikubaho rimwe rikakubaho kabiri azaba ari ikosa ryawe. reka mbaze none ribwira umugore umugabo akajya ku ruhande rirambwira nawe niba ari imbere nawe ikakubwira nimba bari babyara bakabihakana igihe batakoze ubukwe ari ubusambanyi ukabona mugenzi we baramwihakanye undi mukobwa baramwihakanye nawe ukagwa muri uwo mutego. ndetse rero nkubaze Costa kuki Costa uri umusore sibyo reka nkubaze ikintu reka nyikubwire ni aba bantu ntashaka gusubiramo mu byo bavuganye babyarana umwana wa mbere ntiwari uhari
ntabwo nari impari ariko ntabwo ko bakoze byari ubusambanyi uretse nyine baza wumve uburyo bateretanyemo bemeranya bakora uwo murimo bakoze ntuzi ko ari igikorwa nta wari uhari nta n'uzi ibyo bariho bemeranya uri kubyumva babyara uwa kabiri umunsi yamuteye inda y'umwana wa kabiri ntawe uzi icyo bariho bavugana uri kubyumva ibintu ninkubwira gutya ntabwo ndi gushyigikira abantu bakora amanyanga uri kubyumva ariko nta nubwo ndi gushyigikira umukobwa bambabarire cyane banyumve sindi washyigikira umukobwa wongera akagwa mu kintu bita igishuko cyangwa se wakoze ikosa insubiracyaha reka tuvuge gutyo sibyo ariko reka nkubwire ari uwamushutse ari n'uwashutswe bombi ni kimwe icyo umuntu atakoze icyo tugarukaho ni iki ni uwabaye umwasama azi ko ibintu bizamuremerera ku giti cye nkaho urimo kuvuga uti umukobwa niwe utwita niba ari ukuruka niba ari ukugira gute niwe bizagwa umugabo aba yigaramiye hariya cyangwa umusore ari hariya izo ngaruka zo gutwita no kubyara no kuruka n'iki ntabwo umuntu yazi gufasha uko byagenda kose ntabwo bishoboka rwose reka hari akantu gato ngiye kubabwira ntabwo wenda ndi umu expert mu mategeko ariko watubuye n'uwatuburiye bose bahanwa ese urisubije ahubwo niwe ndi kubwira ahubwo wisubije watubuye n'uwatuburiye bose bahanwa urisubije cyane impamvu rero ubwiye ko wisubije ni iyihe ni uko bombi bahanwe ni ufatanya cyangwa se ndetse nyine umusore rero n'umukobwa umusore n'umukobwa bakoze ubufatanyacyaha bavamo umuntu barabyirengera bombi okay ntabwo byumvishe rero ntabwo byumvishe ngejeje ntaje kukubwira umusore n'umukobwa bakoze imibonano mpuzabitsina bagomba kubyirengera bombi igihe babana ako kantu ujye ugashyiramo igihe wowe uretse igihe wowe nta gihe none se reka nkubwire njyewe nakubwiye ngo igihe cyose yavuye mu muntu ndamutse ndi umukobwa nta kintu reka nitangeho urugero ndamutse ni umukobwa umuhungu akaza akancuka uko nguko tugashimisha umubiri nta bukwe bubaye ibyo bintu nkabyemera nzi ko nta bukwe twakoze nzi ko ari umugenzi wigendera ibyo bintu ikosa bikwiye kubazwa n'ubundi umushukanyi ushukundi ninde kuri iyi si burya umwesikoro ababarirwe ababarirwe ahubwo yesikorotse n'icyo wari ugamije wowe ako kandi ko dukwiye no kwitaho cyane subiza icyo kintu urugero uyu munsi subira mu gihugu tutuyemo uyu munsi hariho amategeko mu nzego za leta dushyizeho duhereye kuri RIB turabasuhuje cyane abari muri iyo mirimo no muri izo nzego Imana ibahumugisha ko bari gufasha abanyarwanda cyane ndetse n'abanyamahanga sibyo niba barimo bavuga ngo turwanye icyaha cy'ubwesuko uri kubyumva bivuze ngo umuntu wese ukorutse niba umuntu wese ukorutse harimo babandi bihesheje ikintu cy'undi sibyo ese uraza nakubwira ngo bakite ngo wibe nyine reka tubeke ngo ntabwo ushaka kubyinjira mbona ariko atagushutse ntiwafata yakubwira ngo wowe ubwawe uravuze ngo nakubye telefone wowe ubwawe uravuze nasobanura ngo banza wumve ukuntu n'uyu wanshutse banza wumve ukuntu wari uvuze reka ngiye mvuga ibyo wavuze wari uvuze ngo umuntu aje akagushuka siko wari uvuze ngwiba telefone umuntu araje ashutse umukobwa uko wavuze aragushutse abadukurikiye basubira akwijeje ibitangaza urugero aragushutse akujeje ibitangaza icyo kintu gitaniye n'umuntu wagushutse akagutwara iyo telefone murakoze ubu ngubu ndamutse njya kwiba telefone amategeko ntabihari niba ikamfata amategeko niba imfashe nzira kwiba telefone ubu nakwisobanura ngo runaka yanshutse ngo ninjye kukwiba mu gihe mfite imyaka y'ubukuru yo gutekereza ni wowe wabitekereje nta muntu uba wagutuma arimo arabicurika wowe ubwawe wavuze ngo niba umuhungu aje akagushuka uri umukobwa ukemera ukabyemera muzi ko mutabana reka tubipime kabiri umuntu araje aragushutse ahuye mu iyo telefone akoza amarira yose telefone urayifashe urayimuhaye muwamubara kuko ibyo ngibyo leta ibikurikirana ikavuga ngo uriya muntu yihesheje ikintu cy'undi mu buriganya icyo kintu uri kucyumva ni ukuvuga no gushukwa bibaho no gushukika bibaho iyo bijeraho mu izina ry'urukundo byo bihinduka ibindi niba umuntu mwabyaranye umwana wa mbere yego ashobora kuza akakubwira ati jyewe rero mbabarire
muri bya bihe byose byagenze kwa kundi wenda narashutswe nanjye cyangwa se ntabwo nari mfite situation nziza wenda nagize ubwoba kenshi abo ko bavuga ngo bagize ubwoba ati nagize ubwoba ubushobozi bwari ntabwo aba nawe urabyibuka imiryango yaranshutse cyangwa badatekereza akambwa atari ku ngubu nagarutse abo namaze kwiyubaka hari ukuntu ibintu bimeze n'ubu twabana nta kibazo urumva n'umuntu babanye n'ubundi barabyaranye baragize agahita kwereka imibare yose na plan yakoze zo n'uko urwo rugiye kuba neza inda yamara kujya makubita ariko buriya ntabwo nkuzi cyane ko banabigenze reka ibintu abahungu murabigira ubundi bwenge mukoresha n'ubwo hanyuma abahungu murabigira hanyuma urugero sibyo ko wampaye ko wahaye n'abandi nuje se ko kuri ubundi niko kuri waramufatiye hehe ntabwo twahuye urisugi uko wampaye niko wahanuye cyane mwahura urisugi ndumva icyo ngicyo utabura kukivuga reka yewe kose yabisugi atabisugi gusa ntabwo babana ari isugi bagatandukana niba havuye mu icyo nicyo niho nesista niba havuye kuba isugi ni kimwe ntabwo ari umuntu yirengerwa n'abantu ba wemera ko nshobora kuryamana n'umuntu hakavamo umwana atari uwanjye akamungerekaho ibyo ndabyemera cyane urabyemera kuki rero nahita mwemera ku kanya ntabanza kumuhakana mbere kugeza dupimishije ntabwo ari uko wagombye kubyitwara waretse kubanza kumuhakana se ukabanza ugapimisha ahubwo mbere yo kugira ngo ubanze uretse mwereke wangije izina rya wa mukobwa mubyaranye umwana uryangije kuko wabanje ukagira uti wabanje ugapimisha wamenya uko bimeze ukavuga uti wa muntu ariko ako kantu baduka kosora reka si no gushyigikira aho wenda batera inda ntabwo ndi kubashyigikira ariko izina rya niwe uryangirije kuko ntabwo umuntu aba aragufasha ku ngufu si uwo muhungu w'izina rye riba ari ryiza riba ari ryiza n'abahungu simbashyigikiye ariko njyewe ndi kuvuga reality y'ibihari njyewe ndi umukobwa ntushobora kuntera inda tutabana kubera ko mbizi ko bishobora kuvamo ingaruka ese kugira ngo tutarinda ibyo bintu ahantu biva tukajya kuvuga ngo tujye gupimisha ubundi ubyara ute nta mugabo ese muri twebwe hari umuntu ugeze ashyigikira ko ari byiza ko umukobwa abyara atagira umugabo icyo cyaha twakakimurikiye ijana ku ijana ntabwo oya yabyara adafite umugabo oya mbabaze ubu ntabwo abana oya wowe bameze nk'abafarisayo nyine kandi bavuze yesu umukobwa byara adafite umugabo ubwo se nyine ahubwo nyine ni gute wowe ushaka kujya kubyarana n'umuntu kandi utazabana nawe ariko ubwo uzi tumaze gukora icyaha muri Edeni ukuntu Imana yababwiye yaravuze ngo wa mugabo we kuva uyu munsi buretse gato tukiraho Imana yigeze yirukana umwe muri bo cyangwa yabirukanye bombi Imana ntabwo igireje yaduhaye ibihano byacu iravuga wa mugabo we yarabasohoye ariko yababwiye ngo wa mugabo we kuva uyu munsi uzarya wibishye nawe wa mugore we uzabyara ubaba nimba rero wemeye kubyara nawe tutari kumwe ngo nkubirakuye isimameho nawe ugomba kubira kuyu uhahira wimahira njyewe hahira urubyaro wabyaye uri umugore wanjye oya njyewe ndeka njyewe nyihorera ishyurira umwana ishuri wabyaye mugaburire mwambike muvuze mushakira wawe navuze ngo nubwo ari ingingo tuba twitwaza wemera ko ntituvuze uriya wenda iyo wabyiranye n'umuntu mutarashakanye aba ari ingaragu ku ruhande rwe nawe uri ingaragu ku ruhande rwawe nibyo mubwira nyine none njyewe utavuze gukora umuryango nafite ko ni ingaragu winkorera njyewe twabyaranye umuryango udafite kandi wabajije korera umwana wabyaye ese ubundi twata tugura utundi ibyo bibazo byo kugira ngo umwana akure mu rugo rumwe kuko n'ibintu byateye iki kintu twahereyeho ni ukubera ko ahubwo Dani none yashatse gufata umwana we mukuru akamujyana na nyina kuba atari ndamufata ubundi kuki mutayigira kuntu ahubwo abakobwa bareka gutwara inda batarakora ubukwe reka tworoshye ikibazo aha hantu ubuyobozi bufite uburyo ibintu bikemura sibyo abana umwana mutoya ntekereza niba ngibuka neza hari umwana hari imyaka umwana ageza akaba agomba atarayigeraho aba agomba kuba ari kumwe na nyina yego ariko iyi myaka yarangira umwana akemerwa guhitamo iki aho agomba kujya sibyo niba ari bujye ku ruhande rwa se cyangwa rwa nyina siko bigenda hari niba ntibeshye ariko none reka tubivuge gutya ni ukuvuga ngo niba igihe noneho cy'uwo mwana cyo kuba yahabwa uburenganzira bwo kwemerwa kujya aho ashaka kujya kigeze iyo myaka wenda yujuje ntabwo bivuga yuko uruhande yagiyemo rugomba kumuhamana wenyine oya
undi mubyeyi nawe wasigaye aba afite uburenganzira bwo kubona umwana we no kumenya amakuru y'ubuzima bw'uwo mwana uko bumeze. ubwo burenganzira aramutse asanze uyu mwana arimo abangamirwa aho ari, afite uburenganzira bwo gusubira muri leta akabigaragaza, umwana bakamwambura uri kumurenganya bakamusubiza. ariko ubundi hari akabazo ngize, wenda mwe muri bakuru muranadufasha. ubundi igihe tubyaranye ntari mu mategeko, nyine bitari mu mategeko, ubwo tutagiye mu murenge, nta sezerano rihari, ubundi itegeko rivuga ko umwana mba agomba kumufasha cyane rwose, kuko mu bintu byose byabayeho ubundi itegeko rireba inyungu z'umwana. ntabwo umwana aba akwiye kurengana ngo nuko umwana ntabwo ari ikintu umwana si ikintu ari uko babonye. ako ni kamwe umwana ni umuntu mwazanye ku isi atabibasabye, ari mu nshingano zanyu mwembi bari ako ni kamwe. hanyuma si igihe njye namuhakanye, ni ryari leta ifata initiative ivuga ngo duhatanze wenda mandate runaka, ni itegeko ko urajya gupima bakagufata no ku ngufu. ni ibyo bintu bibaho, kuvuga ngo niba ufashe umwana w'umukobwa, tuvuga urugero, utarageza imyaka y'ubukure, yarayirengeje, reka nyine ngo mpereye ku murongo ko wabyo wari ubivuze. uwo mwana w'umukobwa hari inzego zishinzwe kumwitaho n'uwo mwana atwite cyangwa se yabyaye, kubera ko natarajya n'imyaka, nawe wamuteye iyo nda ukurikirana ukabazwa impamvu wateye umwana utujuje imyaka y'ubukure kandi uzi ko bibujijwe inda. kandi ubwo buzirengera n'iki n'umwana uzavuga kuko umwana ntabwo ari ikintu bajugunye, nibyo nakubwiye. umwana ufite uburenganzira bw'abana, mu burenganzira bw'umwana ku isi yose, muri bwo baze kuturebera uburenganzira bw'umwana. umwana mu burenganzira afite bwo kugira se, uri kubyumva? niyo mpamvu uyu munsi nuva kubyara, mbere y'uko utaha barakubaza, reka nyine nahera bihera ujya kwipimisha, barakubwira ngo ugitwite inda mu umwana ari mu nda, uyu munsi ujya kwipimisha bakubwira ngo genda uzane na se w'umwana. iyo atabonetse burya bandikaho ni ikibazo gikomeye uzagenda ubaza, bakubaza izina rya se. ugomba kwerekana se w'umwana. kubera iki? kubera kwirinda aba bantu batera nyine inda bakagera niba nakubwiye twatanye tuvuga ngo ariko harimo umwana afite uburenganzira bwo kugira se. none se ugiye kwipimisha ukamvuga ntarayibutegeye ntanabizi kandi muzana tujye tutazi, ntabwo twemera, ntabwo bagupima utazanye na se w'umwana. ariko none se ugaragaza impamvu ngenda gutera uba ugomba kugaragaza impamvu uwo muntu atabonetse. none turi ku kibazo cy'abantu batera bakiri kubi wabo, bakakangiye neye inda umuntu uri Bugesera, nkaba ndi hano akamagara ati Costa ko wanteye inda wase tukajya kwa muganga, ntago bamupima, ashatse ajya kukurega. uburenganzira bwo kujya kukurega rwose ukitaba muganga, wari ubizi nabyo? igihe mvuze ko ushobora ko nta mwanya mfite, umwana ntabwo ari excuse. umwana mu nda akiri mu nda ya nyina afite akitwa ko ari umuntu uri mu nda ya nyina, afite uburenganzira bwo kubaho. kiri kucyumva? afite uburenganzira bwo kuvurwa, afite uburenganzira bwo kugaburirwa, afite uburenganzira bwo kugira aho arererwa, afite n'uburenganzira bwo kugira ababyeyi bombi batitaye ku buryo mwe mwahuye mubyara, kititawe. niba uko bimeze, ibibazo by'abana batagira base biva kuko niyo mpamvu mubwira ngo uyu munsi iyi leta y'igihugu turimo yarabihagurukiye. uyu munsi iyo utwite, tuzabishaka umuganga badusobanurira, iyo utwite ukajya kwipimisha, urabizi ko iyo umuntu atwite ajya kwipimisha kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'umwana mu nda ameze gute n'ubwa nyina. iyo ugeze mbere yuko bagupima barakubwira ngo zana umuntu waguteye iki inda, adahari rero ugomba kubisobanura nyine arihe abahe, hagatangwa n'uburenganzira n'ibyangombwa bigaragaza ko uwo muntu adahari, yarapfuye. mwaba mubana cyangwa mutabana si ikibazo, mu buryo cyangwa ubundi. wenda nuko nashaka kuvuga iyo story ko numva mbihagazeho ko hari umukobwa wabyariye iyo utwite, akaba yaramaga mu muri Kigali ngo ati giye nta mwanya mfite. ubwo n'ubupfapfa bwe nyine, ntabwo ari ubupfapfa bw'uruga, numva igihe ko se yambere rega, numva ari umuntu urashobora ko umugabo niba nakubwiye nyine n'abavandimwe babo akaba ari we wajya, ariko biriya nyine bajya imbere ya muganga bakamubeshya ubyumvise kintu amubeshya wa wundi. ni ukuvuga ngo abakoze icyaha agomba kuzirengerana none.
reka byishyire ahishiriye uri kubyumva ahishiriye abakoze ibyaha bitatu uwo mukobwa cyangwa umugore abadukurikiye babyumve abakoze ibyaha bitatu icyaha cya mbere akoze ni uko abujije umwana uburenganzira bwo kugira se umwanditseho mbere y'uko avuka uri kubyumva ahishiriye uwamuteye inda udashaka kuza kwitaba icyo si kimwe icya kabiri abeshye azana undi muntu gusa icyaha cyo kubeshya azanye undi muntu amwise kuko ntabwo ashobora gupima aragenda bisaba ko ashaka undi muntu akaza akitwa se w'uwo mwana gupima baragupima bihagazeho ntega amatwi baragupima ariko bagupima wabeshye icyo si ikinyoma se si icyaha avuze amazina ye gusa gusa kuko utari kubyumva ibi tuzashaka umuganga mu bashinzwe iyo serivisi abidusobanurira bishoboka ntabyo nzi niba bishoboka ko bagupima uwo mubyeyi waguteye inda agomba kuza kwitaba niba ataje impamvu ni iyihe nuko hari ibyo babigisha hari gahunda ikurikiranwa kwa muganga n'ababyeyi babiri bigishwa uko barera umwana guhera mu nda ari nayo mpamvu uvuga ko nyine wagombye gufata inzira yo kubyara ari ukubana n'umugabo tekereza niba mutabana none iyo gahunda bazayibigisha gute kuki mwebwe mufata icyemezo cyo gushaka kuryamana n'abakobwa cyangwa abagore muzi ko mutamufashe nawe ngo mushyire mu rugo ahubwo we mukobwa kuki ufata umwanzuro wo kwemera ko turyamana uzi ko umwana uzamutwita n'ahari nigendeye wowe ko uri kwishyira ku ruhande nemeye ko turyamana njyewe ariko wowe mugabo kuki wemeye kuryamana n'umukobwa kandi ubizi ko ibyo no mu bushakashatsi birimo umugabo kubera ko abazi ko no biri natire ko abazi ko ntawe azatwita amezi icyenda ntazamujyana mu nda ahageze hose manza bari kuki reka rero reka tworoshye ikibazo ibyo si ibanga kivuga realistic ihari muri sosiyete ubyita gutyo ndahita mbiha izina ribi ndavuga ngo uwo mugabo aba ari irresponsible umugabo wese cyangwa umusore wese wihaye kujya kwemera noneho gutereta umukobwa kugira ubwo baryamana atanatekereza na gato ku ngaruka yashobora kuvamo n'uburyo yazirengera ari irresponsible mu buzima busanzwe bwa buri munsi uwo nta mugabo umwe ahubwo mbonye n'ingingo tuzaganiraho undi munsi gusa ubwo uyu munsi reka njye mbisabire ngo noneho tanga inama muri ikintu cyagakemutse gute kubera ko yaba ku mwana babiramugiraho ingaruka yaba ku mubyeyi w'umukobwa hari igihe umwica ubuzima nubwo wenda yaba arangije imyaka ariko buri kose hari igihe future y'ibipfuye yaba ye no ku muhungu hari igihe wenda ibintu yateganyaga babigiye gutangira gupfa ubundi niki cyagakozwe dusoza inama njye numva natanga nayihereza abahungu ko batagomba kujya bashuka abana b'abakobwa ngo babasambe baryamane nabo batarashaka n'abakobwa nabo bakihangana bakarindira kugira nubwo ntawemerewe kuvugira mu nama z'undi ariko gihe simbyeme ahubwo inama ngiye numva wazigira abakobwa kuko nabo batwite abo bana rero oya njye inama ntanga ni yuko abahungu mukwiye kwifata n'abakobwa mukifata byakanga hifata abakobwa byanze mugakoresha agakingirizo mu kwirinda kuko kwirinda biruta kwifata nanjye ndatanga iyanjye nta kibazo nawe tuduhe iyawe wagiye rwose ndatanga yewe icyo nifuza muri rusange ni uko buri muntu wese mbere yo kugira ikintu akora uretse n'ibi ngibi wagombye gutekereza ikintu nkunda kukibwira abantu wagombye gutekereza iki kintu ngiye gukora ikintu ngambiriye gukora cyangwa nteganya gukora ejo kizabyara iki kandi ikibazo kiriho ku isi ku bantu turi benshi abenshi muri twe ntabwo tujya dutekereza ku ngaruka mbi ahubwo tuba turi gutekereza ibyiza gusa niyo mpamvu iyo haje igisa naho ari ingaruka mbi cyangwa se ingaruka igoye kuyirengera kuyishyira ku mutwe ngo uyikorere biratugora nko mu rusyo n'ingasire rero nsoza ndakora ku mpande zombi yego abantu bambaye imibiri pe icyo singihakanye ariko niba wambaye umubiri reka mpere kuri iki aho inda yinjirira kuri mwembi umuhungu cyangwa umukobwa ni naho indwara zinjirira uhereye ku ndwara kiratureba twembi sibyo ukagera noneho ku muntu uzabaho ubuzima utazi ngo ni imyaka ingahe ashobora kuzabaho imyaka 100 ashobora kuzabaho imyaka 3 ashobora kuzavuka agapfa nanapfa muzajya kumushyingura ntabwo ari uwamutwise uzajya kumushyingura wenyine iki kintu rero ngenda ko mu rusyo n'ingasire mvuga ngo haba ku basore nyabuneka ni mwirinde mwihangane murindire igihe
muzubake ingo nziza, mubyare murere mukuze mushyingire mubona abuzukuru n'abuzukuruza. Haba kuri mwebwe bakobwa inshuti zanjye, mwebweho muranababaje cyane kurushaho, mwebweho munateye agahinda kurusha n'abandi bose. Wa mugani nimwe mutwita, nimwe ababyeyi batangira kubwira nabi, dore ko natwe tutoroshya ababyeyi. Mwana apfa kuba yatwise induru ukayiha umuntu, wa mukobwa wumurije so muramwaje, ye niwaba w'umuhungu ni kimwe, naho aravuga turamwaje. Ariko iyo umwana w'umukobwa yarwaye yarembye muri bya bihe by'inda igoranye, ikikire ikinavanga indikira amazi, kugera umwana atangiye kugera amezi 4, 5 kugera ku 9, hari n'igihe wa mugani uwo muhungu munamubura burundu, ugasanga ibibazo byose wa mukobwa we ni wowe ubyikoreye. Ushobora kuba uri imfubyi cyangwa ufite ababyeyi cyangwa urerwa ahandi hantu. Ibi bibazo byose biremereye wa mugani niko Costa yavugaga, ni wowe n'ubundi bigarukaho kurusha umuhungu uko bagenda kose. Yaba iyi reputation cyangwa se ubuhamya bwawe mu baturanyi, mu nshuti, niba ari ukuburetse ishuri umwaka wose cyangwa ibiri, ni wowe umuhungu aba ari kwiga, sibyo? Abaguseka ko batwise umuhungu ntawe ubizi, aho anyura n'ubundi abakiri gasore iyo bitasakuje ngo bibibazo. Icyo rero nakwisabira wa mwana w'umukobwa we, waba uri mukuru cyangwa uri muto, waba wararengeje imyaka y'ubukure cyangwa se uri munsi yayo, nyabuneka irinde ushyireho ingufuri kandi utekereze izi ngaruka zavamo kuzirengera ko byazakugora. Niyo wabona gifasha ariko uba wabaye umubyeyi, kandi iyo wabaye umubyeyi gahunda z'ubuzima busanzwe bwo kuba uri wenyine zose ziba zahindutse. Okay, dusoza rero nanjye ngomba gutakonkirizo ko nanjye wowe ikiganiro ubwo kandi mwarangije ubwo tugiye gutanga. Hari akantu wavuze kuri kiriya kiganiro, niba sinzi niba wakavuze, ntabwo nagira ntakavuzeho. Navuga ngo guhangana ntabwo bikemura ikibazo. Kujya guhangana n'umuntu wenda tuvuge mwashwanye, uragiye uteruye ibyo bintu bye, niba ari byo yakoraga cyangwa se ugize ibiki, ntekereza ko atari ntabwo ari igisubizo, kuko nabyo bikomeretsa umutima. Reba kuba umwana, gengaruka ku mwana, umwana niwe ndebaho cyane kurusha mwebwe mwamubyara. Reba ubundi nibyo twagombye kwirinda. Uyu muntu arahanwa, ariko uyu mwana still niba nyabuneka, niba mvuga ngo ni byiza ko bikumirwa bitaraba cyane gose. Reba umwana wavutse agakura azi ko papa afunze kubera ni igikomere ku mwana, sibyo? Wa mugabo wagombye kubikumira ibintu kabiri kakirika, ndakwinginze. Nawe wa mugabo wagombye wa musore ibintu wagombye kubikumira mbere y'igihe. Wa mukobwa wagombye gukumira ibi bintu kuko bitera ibibazo byinshi. Bitera ibibazo byinshi mu miryango, bitera inzangano n'ibiki byose, bitera ibikomere ku mwana uzakura adafite ari gukurira. Noneho reba umwana, abanyamakuru baje gukamera hariya uriho usahura ibintu byase cyangwa se so ariho arwana nawe mupfa, ni ikindi gikomere ku mwana. Reka turinde abana bacu ibikomere, turinde abana tuzabyara ibikomere. Mwa basore n'inkumi mwe, mwa batoya mwe, mutangire gutekereza uburyo tuzabyara abana, muzabyara abana mukabarinda ibikomere, kuko ibikomere bihinduka inkovu. Hari abantu hari inkovu zivaho nubwo bava ngo habaho imiti, ariko hari inkovu umuntu arinda azana zaranze kuva. Ndumva nsoje. Nanjye rero nsoza, reka ngira akantu nibwirira abantu badukurikiye. Apa rero kuvuga ngo hazavamo inda, hazavamo iki. Ese mwe muzi ko no kuryama n'abantu benshi mugenda muhuza roho nabyo bigira impact ku buzima bw'umuntu. Iyo topic uzayizana tuzayivugaho cyane. Mwari mubizi. Rero burano kugira ngo Pawulo ajye kuvuga ngo gushaka n'ibyo kudashaka n'ibyo kurushaho, hari impamvu y'igihe, impamvu abivuze. Yaba ku buryo buri spiritual bw'umwuka, yaba ku buryo bw'umubiri, ubundi ntibyagakwiye ko wemera kuryama n'umuntu mutabanje kwanzura ko ari mugiye kubana burundu. Ntago byagakwiye. Nanagira inama, nubwo leta yashyira ingamba zose zishoboka zikumira abo bagabo bihakana abana, ariko wa mukobwa kwemera
ibyo bishuko by'uwo muntu turetse n'izo ngaruka zindi mbabwiye, ujye umenya ko nawe uzatwita amezi 9, ni wowe uzahangana n'umwana. Even umugabo yaba anakubwira ngo nguha amafaranga, ariko nawe uzi situation urimo. Reka sha ntabwo umwana arakurwarana nijoro, ni wowe uyizi. atangira umuriro uwo muntu ari he? aba yibera iyo ngiyo wirukanga ijoro ryose uhangayitse uvuga niyo mpamvu wana hari ukubwira ati umukuye iruhande rwanjye. rero ibyo bindi reka tubyiwe. wa mukobwa we, wenda n'indi topic nzaza undi munsi. Wa mukobwa we, kwifata byo biragoye muri iki gihe, ariko birashoboka. Kandi natekereza ko nkuko navuga mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, kwirirwa uhuza ibitsina n'abantu batandukanye. Reka n'abahungu ndanabumva ko hano bavuga bati uyu mwana gutacije ko ari uwanjye yararyamanye. Ibyo bintu byose mugerageze tubyirinde, ubundi ubuzima burushaho kugenda neza. Ndabakunda cyane. Iyi ni GT Empire. Nimukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like. Nabwenge ibiganiro byacu cyo bigamije ni ukubaka no kugira ngo twungurane ubwenge. Kandi mujye muduha comment, mutubwire mwifuza ko twazaganiraho. Kuri iyi channel yacu hacaho filime nziza, nayo mwajyaho mukayireba. Aba bombi n'abakinnyi bayirimo, urabona ko banakina neza. Mugende murebe, muduhe comment. Hanyuma iki nababwira, turabakunda cyane. Ikaze mu biganiro byacu bitaha. Murakoze. Reka mvuga akantu kamwe mbere ko dusoza. Nta kibazo. Kubaza wowe ukurikiye jite nanakibaza nanjye, sibyo? Niba uhuza umubiri wawe n'abantu barenze umwe, wahuje na kanaka, waba umukobwa cyangwa umuhungu, waba umugabo cyangwa umugore, wahuje na kanaka, uzana kanaka, uzana kanaka. Kandi ikibabaje, ibi n'abakristo barabikora, batera ikirenge mu cyandi. Aka kabiri, niba uri umukristo, Bibiliya iravuga ngo bombi bahinduka umubiri umwe iyo bahuje ibyo. Niba umaze guhuza n'abantu, tuvuga 2, 3, 4, 5, 9, 8, 10, uri umubiri umwe nande n'abantu bangahe, wahindutse igiki? Nako usigara ukibaza nanjye nibaza. Ciao, bye bye, turabakunda.